just to prove you that mapenzi iko away, away. Would you go away with me? Away, always. Hautana hadithi na I don't know. Sinshaka kugenda ni wowe utuma ntuza, wowe utuma nkunda. Yeah. What's up my people out there? Uyu ni umuhungu wanyu mugabo. Yangangari inganje yigarunje ababisha nushaka umwite rushira bwoba. Iyi ni YOSETV mu kiganiro YOSETALENTTALK. Ikiganiro dutumiramo abanyempano batandukanye bakatuganirira ku rugendo rwabo rw'impano yabo. Wowe rero utarakora subscribe ndakwibutsa ko icyo ari cyo gihe ukore subscribe, ukore comment, unasharing, ukane ukazogera ujye ubona notification zacu uko twauploadinze buri video. Yes, nkuko mubibona rero kuri kamera za YOSETV twabazaniye umunyempano uyu munsi. Nushaka wongere uti umunyempano. Agiye kubanza rero atwibwire asuhuze abakurikiye YOSETV ubundi tubone kumuha ikaze. Speechless, that ain't on sure words. Believe me, nobody's gonna take your praise. Once I met a boy who told me that he came from Earth and took me by the hand, the promise that will never part. Even if the sun stood you this the moon and the sky came down to the ground with us. Yeah. What's up people? Uyu munyempano uyu munsi kabisa ntagasanzwe. Okay, mwamwumvise rero. Ongera basiremo izina ni Safi Peace. Safi Peace niwe twakiriye uyu munsi. Safi Peace tuguhaye ikaze kuri YOSETV. Murakoze cyane. Okay. Reka dutangire rero tukubaza ese mu mpano yawe yo kuririmba ufite hari music zawe, ufite hari indirimbo zawe wakoze cyangwa se wenda uririmba iz'abandi? Ndirimba iz'abandi ako mbirimo nibyanjye ngo bikiri mu bitabo ariko ndaza kubishyira hanze. Okay. Safi kabisa. Ngenze n'ijwi ryawe ufite ijwi ryiza. Ese hari kwaya waba urimo cyangwa se wenda hari umuntu mujya murepeta nawe kugira ngo ubone ahantu ukora iryo jwi uko ndumva ufite ijwi sana kabisa ryiza? Oya. Ni ibintu usanga bikurimo ugasanga wenda uranabikunda ariko nta handi pe. Nta handi. Okay. Uri umunyempano ufite impano yo kuririmba, jaye unaririmba neza. So kugira ngo rero abakunzi ba TV ba YOSETV tubinjizemo neza mu kiganiro, tangira udukubitira indirimbo waba wumva uzi fresh, udukubitire refrain n'igitero kimwe. Yes, twagiye. Refrain n'igitero kimwe? Yes. Yes. Haguribuka umunsi yambwiraga yuko ashaka ko duhura, uburyo twarahuye, nyimukubita amaso numva umutima urankutse, nawe yasaga uwatinye kumbwira, yasaga uwananiwe guhitamo, sinamubeshyera katankunze, gusa kugumana ntibyakunze, nicyo bita amahitamo, naramuretse aragenda. Ati kuba ndi mwiza no kunkunda arankunda ariko ntabwo yanegereza, afite gahunda, ntabwo yanegereza. Kabisa. Mbere nyuma yuko uririmba iyo ndirimbo, umuhanzi witwa ARIEL mwaba muziranye?
ntabwo tuziranye ariko ndamuzi. Uramuzi? Biragoye gutandukanya iri jwi. Wenda abakunzi ba YOSETV baraza kutwandikira muri comment. Biragoye gutandukanya iri jwi rya Peace n'ijwi rya ARIEL WAYZ. Kuki uhisemo kuririmba ARIEL WAYZ? Ndamukunda, aranyensipira cyane, ndamukunda pe. Uramukunda? None se ni gute akwinspira gute? Ni ibihe bikorwa wumva akora? Ese ni izihe ndirimbo ze wumva koko kabisa yaririmbye ukumva zirakwenspirarinze ku buryo uhisemo kuririmba indirimbo imwe muri za ARIEL WAYZ, kandi tuzi ko hari abandi bahanzi benshi muri industry nyarwanda? Ndamukunda kuko ubona ko afite icyerekezo, ibyo akora arabizi, afite uburyo bwinshi expressingamo her art, kandi nabona ko abikora bikunze. Ndamukunda kabisa, nkunda ijwi rye, azi kuririmba, aririmba amagambo meza, akora ibintu birimo ubwenge kabisa. Ati akora ibintu birimo ubwenge. Ni ibintu by'agaciro kubona Peace afite iyi mpano, aririmba neza nka ARIEL WAYZ nkuko mwamwumvise. Ubundi uyu munsi nababwiye ko YOSETV twabazaniye umunyempano ukomeye cyane. Okay, ARIEL WAYZ numwe mu bahanzi nyarwanda barimo baratera imbere bazamuka neza. Niki nakantu gato kugira ngo ngira ngo mubazeho, niki ARIEL WAYZ wamukundiye mbere nakubaje ibyakwenspirarinze, then niki wumva waramukundiye ku buryo mbere ukimwumva wumvishe kugomba gukunda ARIEL WAYZ, then ukiga no kuririmba nkawe? The guy afite ijwi ryiza pe, ijwi ryiza, mbona ko ibyo akora bikora bikunze, kandi nta n'umunyakazi kabisa. Ubona ko kabisa afite gahunda yo guhata abanyarwanda ibintu neza fresh tu. Rero ikintu namukundiye niko wabimbajije, ndamukunda, I like her lifestyle, karakora ntabwo yita ku byo abantu bavuga, areba kure, ntabwo aba yitaye ku byo abantu bamuvugaho cyangwa bamubwira. We arakomeza agakora ko n'undi people they have to say whatever they want. So rero kabisa afite intego, urabibona, ndamukunda cyane. Alright, ati afite intego kandi afite ejo hazaza heza, ataramukunda cyane. So Peace, kugira ngo abakunzi bacu n'ubundi b'iyi TV badakomeza kurambirwa cyane, ongera udukubitira kandi karirimbo keza, even kaba ARIEL WAYZ cyangwa se yaba ari yawe cyangwa se yaba ari yundi muhanzi. Right, twagiye. Feeling so deep in my feeling, do we come my excited? Ooh, no, never get over you to the fry. Something do that give me high like you do. Listen to my heart go ballet, put up, yeah. Kabisa, iri ni ijwi kweri. Yeah, iyo ndirimbo ni yoye muhanzi? Iyo ndirimbo ni ya Elamay. Okay. Dukomeza tukubaza, ese hari indirimbo ufite waba warakoze iri out? Oya. Ntayo? Gukomeza indirimbo z'abandi. Okay, so uri intego ki rero? Ubwo kuri muri music industry ariyo nayo urimo urakuriramo, ufite izihe ntego noneho kuri music? Afite intego zo gukora nanjye, nkakora ngende no kuri role model wanjye, of course ndamukunda cyane kabisa, nanjye ngakora kabisa. Okay, role model wawe WAYZ mwari mwahura? Oya. Ariko urabyifuza? Yego. Okay, ati arabyifuza. Wumva ari nk'iki fast ushobora kumubwira muhuye? Ndamukunda. Ambwira ko umukunda, Okay. Ati wamubwira rero ko umukunda. Ni ibintu rero bisa nkaho ari byiza cyane kubona umunyempano ungana gutya, bigaragara aracyari na mutoya. Reka tujye kuri education background zawe. Wiga mu wakangaye, ese warasoje, wese wiga kaminuza? Yeah. Niga mu wa gatatu secondaire. Niga kuri New Life
Christian Academy Kayonza. Okay, urumva rero Safi aracyari na mutoya, binashoboka cyane ko yajya muri music agakora. Okay, uko biri kose ubwo uririmba music uranazikurikirana cyane muri iyi minsi, music yo mu Rwanda cyangwa se no hanze. Reka duhere iwacu mu Rwanda, ubona music yo mu Rwanda kugira ngo ijye kuri international level iburi iki, ese hakorwa iki? Nanone sinavuga ugereranyije, urabona ko aho level byari biriho ntabwo ariyo level biriho ubu, birimo biragenda bizamuka. Mu bigaragara barakora cyane kandi mu buryo bufatika, so nta kibura cyane kuko birimo biraza. Ikisabwa ni ugufatanya gusa kabisa, gufatanya ibintu bikaba munange kabisa, ibintu bikaba byiza. Okay, ati ikibura rero ni ugufatanya. Hari ibintu bigenda bivugwa cyane cyane bitandukanye no mu zindi industry. Usanga industry ya music cyane bagenda bavuga ku mashyamba, umuhanzi umwe yagiriye ishyamba uyu, yagiriye ishyamba uyu. Ibyo bintu by'amashyamba ubundi kuri wowe ukizamuka ubifata ute? Ibintu by'amashyamba ngewe ndumva ko nta n'impamvu yabyo, kuko we are all Rwandans, dufite gukundana cyane cyane, especially bano bari mu ruhando rwa music bagomba gufatanya bagashyira hamwe kabisa kugira ngo bakomeze baha abanyarwanda ibintu by'umwimerere. Okay, ikindi ajyanye kuri music industry, uzi kuririmba, unaririmba neza cyane kandi ufite inzozi zo kuzaba umuhanzi ukomeye, bigendeye kuri role model wawe uko inspira. Ese ni ibiki ubona music uyu munsi iri kubura, then kugira ngo we once wayinjiyemo uzabihindure? Ibibura ni uguhindura style abantu bakoresha kabisa, gahindura style bakoresha bakoreramo, bagatangira guha abanyarwanda, kuko ntabwo umuntu wakomeza umuha ikintu kimwe, biba bisaba kumuhindurira kugira ngo atarambirwa ibikorwa byawe. Okay, Safi, dukomeza tukubaza, ese music igira injyana nyinshi, ukunda ihe njyana? R&B. Ukunda R&B. Kubera iki ukunda R&B? Then ugisoza kunsubiza uhite wongera dukubite aga freestyle kugira ngo dukomeze duhe ibyishimo abakunzi bacu. Igituma ngikunda ni nziza, n'abahanzi n'abayirimo bana ko bafite ubwenge, barabikora neza cyane kabisa. Shout out to them kabisa, bari hejuru, barabikora neza cyane. Twagiye okay. Baby, when I look at you right there, you make me warm enough and I feel like home. Yeah, yeah. You know when I see how you love me, I can do anything just to prove you that mapenzi iko away, away. Would you go away with me? Away, always. How turn the hardest thing now I don't know. Sinshaka kugenda ni wowe utuma ntuza, wowe utuma nkunda ibyo bunkorera, sinzi uko wanshira hejuru. Yeah. Komeza rero agenda aririmba indirimbo nziza cyane za ARIEL WAYZ. Mwumvise kandi ko ari we muhanzi umwenspira. Kubera iki ARIEL WAYZ? Nuko nabikubwiye, ndamukunda pe, ndamukunda. I like her lifestyle, everything. Nagwita ku bintu byinshi, aratandukanye cyane. Yeah, okay. Ase watubwiye ko ukiri umunyeshuri ukiga muri secondaire. Ku ishuri hajya kunda kuba ibitaramo, hakajya ama talent show. Hari ubundi hari stage urajyaho? Ku ishuri nigeze kuba reality show, kwerekana talents mu banyeshuri, narabyitabiriye ndabikora, banabibaye byiza, by'abanyeshuri baranyishimira.
nabigerageje. Okay, wagiye kuri stage. Okay, nk'umuhanzi hari igihe umuhanzi aba confused cyane cyane iyo igeze nko kuri stage. Hari ukuntu ugera nko kuri stage ukabona n'ubundi aba fans bawe ntibari hejuru, nta byishimo. Ese we muri icyo gihe wari usanzwe uririmba bakuzi, ufite fans ahantu se, cyangwa wenda ni ubwa mbere rugiyeho bagiye kumva voice, bagiye kumva ibintu ugiye kubahereza? Oya, umuntu ababana n'abantu muri societe, especially ko turi n'abanyeshuri, hari ukuntu uba wikorera udukorwa twe twa buri munsi, ukaririmba ukagateramo, mugenzi wawe akabyumva bakabibwirana, ugasanga babimenye gutyo ufite impano. Ni gutyo byagenze rero. Nari mbafite benshi abashiti banjye babizi, ntago babaye surprise gutungurwa no kubana bamamage kuri stage. Naragiye shirika ubwoba ndabikora, mbona baransapotinze, nubwo kitari igikorwa kirenze ariko baransapotinze cyane kabisa. Ati baramusapotinze cyane, araririmba karahava. Okay, peace. Ni ryari wumvise ko ufite impano yo kuririmba? Kuki utumvise ufite impano yo gukina umupira, impano izindi impano zitandukanye? Ni ryari wumvise ko ufite impano yo kuririmba? Dore ko wanatubwiye ko nta nakoya wigeze wenda ukuriramo. Hari ukuntu tukiri abana twajyaga tujya gusenga n'ababyeyi, tukajya mu Sunday school batwigisha nyine kuririmba twemutirimbo, ariko wavuze ngo just na koya nimwe wigeze ujoyininga. So then ni gute we wamenye ko ufite impano yo kuririmba? Byibutse neza niga muri primary, hari agakorari nari ndimo, nkorera Imana cyane. Rero nararirimbaga ndi na kwaya leader kabisa. Naho nabimenyeye numva, ariko ndi muri primary ntago nabimenye cyane, ahubwo maze kujoininga high school nagenzeyo numva bakunda ibintu bya music, kuririmba, bagira n'amakwaya, bashaka kumenya abana bafite n'impano, babasupportinge, ibintu nk'ibyo mbimenyera aho ngaho rero nyine. Okay, mu by'ukuri hari ukuntu umwana aba afite impano, sometimes hari urugero, hari ukuntu umuntu aba afite impano wenda yo gukina umupira, akajya out akajya gukina, agataha ababyeyi bamutonganya sometimes ngo yatangiye kubikirara. Ese ni izihe mbogamizi wowe ubona just gukuza impano yawe wagiye uhura nazo? Sometimes hari ukuntu ushobora kujya nko kurepeta bakakubuza. Ese bamwe mu babyeyi bawe hari abakuze baririmba bakaba barakwenspire, cyangwa wenda nabo barabikundaga bakakohereza? Oya, nta muntu nakuze mbibonaho, ni ibintu nisanze bindimo, usanga mbikunda uko wakura wisanga ukunda iki n'iki, ko ibintu byose umuntu akunda hari n'ibyo asanga bimurimo muri we. Rero ni ibintu nasanze njye bindimo. Tugarutse ku mbogamizi ndumva nazo. Okay, watubwiye ko ukunda ARIEL WAYZ imbere cyane, afite indirimbo nyinshi, afite n'izindi ziri mu studio arimo arakora. Ese ntabwo zose wazikunda ku kigero kimwe? Tubwire indirimbo imwe muze wumva warakunze ku buryo ugera ahantu bayicara ukavuga ati kabisa, ku buryo waba ugiye hari akantu ugiye no kuruka wakareka batereka manze numve iyi ndirimbo, then uhita udukubitira akapera gato. Ni demo, ni ayisohoye vuba, ndayikunda cyane. Okay, twagirira akapera na demo. Yes. Gari neza ariko nagerageza. Amodemo gomo gomo pendo ni kemoni sono, emo bemo gomo na mo pendo ni kemoni sono, sota pata laita bata baza laita doctor. Hejuru. Yeah. Muraza kujya mwitwarira muri comments. Check mic. Yari afite phone, ntabwo yari afite. Hari ikibazo? Check mic. Check mic. Wagize?
yeah. Umaze kuturimba indirimbo ya Ariel WAYZ yitwa Demo, indirimbo nziza cyane ya featurinze n'abandi bahanzi. Nje ntago mbazi, urabazi? abo yafeaturinze harimo Sagamba, Blues the First, Kivumbi King. Okay, abo barahagije. Ya safi. Uko bigaragara kose ukunda Ariel WAYZ, kandi ukunda umuntu ukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi. Hari saga zabayeho rero mu minsi ya mbere ishize zijyanye na Juno zikajyana Ariel WAYZ. Ni saga zagiye zivugwaho cyane ku ma social medias. Ese nk'umu crush wawe cyangwa nk'umukunzi wawe, ziriya saga we wazifashe ute? Ese uzizi iki? Era ni ibyabo nk'abasitari rega, kandi wenda kuba barashwanye n'ubu ntabwo bikuraho, baracyari business partners, akazi ubundi still baba bagomba gukorana, ntabwo baba baratandukanye. None biriya ubyita ziriya saga uzita gute? Hari abenshi bagiye bazikomandinga bavuga ngo ziriya ni love story, ese ni ugutwika, ni agatwiko. Gusa biza kugaragara nyuma ko n'ubundi akatari agatwiko, ko n'ubundi bakomeje baririmbana indirimbo zisa nkaho zigarukanaho, ngira ngo zimwe urazizi. Hari izagiye zimwe zigarukwaho Ariel yaririmbye asa nkaho arimo arabwira Juno, nk'indirimbo bita imwe iherutse kujya hanze y'ejo bundi, bayita Good Luck. Waba uyizi? Ntabwo uyizi. Okay, twihuse cyane, ongera udukubitira akapera gatoya ku ndirimbo nanone imwe ya Ariel, ubundi dukomeze. Ku ndirimbo ye imwe, indirimbo ye imwe, katwumva indi ndirimbo ye nkunda cyane. Good Luck ntabwo uyizi? Good Luck nayo nzi. Hari indirimbo ye yitwa Your Love. Okay. In my mind, there's a lot I said, but my mouth can tell you. In your face, baby. In your face, baby. Umutima uburwana intambara, ngona zatuma umutima wawe ubabara. Hoya, gusa ninjye wisanze mbabara. Sinshaka kugukumbura, njye shaka kuguhorana. Umutima ni utaba uwanjye, know that tuzakugukoma. Tonight is me and you, baby, yeah. I love you, I hate you, I hate how I love you. For your love I'll do everything, yeah. Alright. Okay, nk'umuhanzi w'umukrush wawe ukunda cyane, ntago wabura kumenya indirimbo ze. Reka noneho dusubire muri music industry, turebere hamwe. Ese nkawe just uracyazamuka, kandi impano yawe bigaragara ko ufite impano yo kuririmba, ufite voice kabisa. Nta hantu watandukanya na Ariel mu gihe ari muri music, mu gihe arimo araririmba. Okay, twigeze kukomoza ku bintu bijyanye n'amashyamba ari muri music industry. Wowe ubona hakorwa iki? Ese mu gihe wowe uzaba wagiye muri industry ya music, n'icyo ugiye guhindura? Wenda ntacyo nahindura cyane, cause nzaba mbasanzemo. Gusa ikigomba gukorwa ni ugufatanya, ni urukundo, tuzamurana, gushyigikirana, kumva mugenzi wawe igihe agukeneye. Yeah. Noneho reka tujye out, y'igihugu, tujye muri music yo hanze. Ukunda kumva indirimbo z'Inyamerika? Ndazumva ariko ntabwo ari cyane, ariko ndazumva. Okay. Na ndirimbo n'imwe waba uzi? Ndirimbo uzizi nkeya. Okay. Iyo wibuka ishobora kuba iri hafi, irahari? Okay, twagiye. Bayita Boot Up, ni ya Elamai. Feel it,
so deep in my feeling, and you become my anxiety. Ooh, I'll never get over you to the fright. Something do that give me high like you do. Listen to my heart go ballet, boot up. Yeah. Turakomeza tugenda tubibona muri comment mujye mwandikaho comment. Mutubwire iri jwi mwumva. Reka dusapoze ko riri audio. Ritandukaniye he n'irya Ariel WAYZ. Nubwo yatubwiye ko batari banahura physically ariko azi kuririmba nkawe neza. Umunyempano twakiye umunsi ntabwo asanzwe cyane. Okay, reka dukomeze dusa nkaho turimo turasoza. Reka tujye kuri hobbies. Ubundi peace ni muntu ki out ya music? Out of music, peace, ndagusenga, ndabantu, ndagukora cyane, ikintu mbabona kizangirira umumaro, ndagifokasingaho cyane. Kindi fighter, ntago njya giving up ku bintu. Okay, right. Okay, dukomeje. Ese peace ni ryari avuga ko yambaye neza? Ese aba yambaye gute? Mvuga ko nambaye neza gihe cyose, ko n'ubundi bintu mba nambaye mba nabitekerejeho. Okay, nuhe mu fashion ukwambika? Ndiyambika. Ati rero Safi we ariyambika. Ese hari saga zigenda neno zivugwa muri iyi minsi, gusa nazo zishobora ko muri ya party entertainment z'abantu bagenda bambaye imyenda itabahesheje agaciro. Turimo turagenda ku social media zituzumva. Wowe uzifata ute? Biriya ni ibintu bisanzwe kandi numva ko umuntu aba agomba kwambara ibyo ashaka, ariko nanone uko ari itegeko ryarashyizweho, itegeko n'itegeko riba rigomba kubahirizwa, so tubyubahirize kabisa. Okay, mu minota mikeya cyane agira ubutumwa ugenera abantu barimo abantu bagukurikiye kuri YOSETV muri kiganiro cya YOSETALENTTALK. Gira ubutumwa ubagenera, then araza kuba hanindi ndirimbo asoza. Ndabakunda cyane, ndabakunda, support irakenewe kabisa. Okay, indirimbo ntoya cyane ubundi tugusezere. Traditionnel. Nta kibazo. Kamariza. Naraye ndose inzozi nziza, naraye ndabutswe umwana nkunda, n'urwererane rwizihiye amaso yambonekeye aramumuriza. Hari ushobora kuba utuye iyo ndirimbo? Oya, nuko nyikunda. Kamariza ndamukunda. Kamariza rega she's a legend. Okay. She's a legend. Kamariza shout up kabisa. Turimo turasoza rero, ni byinshi twaganiriye kuri music out yayo, hobbies zawe wazitubwiye, byinshi watubwiye. Dusoza rero, gira ubutumwa uhereza abandi ba underground barimo barazamuka, then ugire n'ikintu uvuga gitoya kuri management. Hari abantu ba managing abantu bakazamura impano zabo. Ese ntabo murahura? Ese hari abahari bagukwebye? So tangira ugira ikintu uvuga gitoya kuri underground. Underground bakore cyane, niba giving up, gotta do kabisa. Management nigeze gupangaho na Irene mushiki wanjye, n'ubu ntabwo turarekana, turacyari kumwe.
bizagenda bigenda neza gake gake hamwe n'Imana. Okay. Natwe rero tukwifuriza ishya n'ihirwe n'imigisha myinshi ku mpano yawe, kandi twizera neza ko izagera ahiva ikagera nahigera. Turabakunda rero mwese, mukomeze kudukurikira, mukore subscribe, share na comment. YOSETV irakomeza kujya iba ibiganiro byiza. Iyi ni YOSETALENTTALK, uyu ni umutumirwa w'uyu munsi. Shalap, turabakunda. Thank you.